dukeneye kururutswa n'Umwuka wera. Turabashuje inshuti zacu tubana kuri Beruro TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashuje abari hirya no hino ku migabane y'isi, abari hano muri gihugu cya Uganda, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Tanzania, abari Kenya n'abandi bari hirya no hino hatandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yesu abaho umugisha, bari ku migabane y'Uburayi. Yesu abahe umugisha. Turabashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikirana, nimuhabwe umugisha n'Uwiteka. Turagarutse rero muri kamera cyangwa muri studio za Beruro TV. Turagarutse mu biganiro, tugarutse tuje kugira ngo dusangire cyangwa se tuganire ku byanditswe byera cyangwa ku ijambo ry'Imana. Rero umunsi tugarutse kugira ngo tuvuge ku bijyanye n'inzozi, kuko hari bene data batubajije bifuza ko twabaganiriza ku bijyanye n'inzozi, ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye. Ariko natwe twafashe umwanzuro ko tugiye gufata igihe gitoya cyangwa se igihe dusobanura ku bijyanye n'inzozi, kugira ngo umuntu asobanukirwe, kuko inzozi nazo zifite umumaro mu by'uru rugendo. Ni byiza ko umuntu yazisobanukirwa, kuko ntabwo ari aka kanya, ntabwo ari twe dutangiye turota ntabwo ari twe muri kinyejana turi kurota, ahubwo uhereye kera Imana ivugana n'abantu mu biroto, mu iyerekwa cyangwa mu buhanuzi no mu ijambo ryayo. Turagarutse rero, ariko mutwemerere twasobanura wenda ku ibyo tugiye kuganiraho, tubanze tujye imbere y'Imana, kuko ibyo turimo byose ni iby'Uwiteka, kandi ijambo ry'Imana ni ko ritwitegeka ko tubanza guhamagara, tubanza kubwira Data ko tuje mu murimo we, kugira ngo aduhe imbaraga, kuko nitwakwiha imbaraga, Pawulo niko yavuze, aravuga ngo ashobora na Kristo umuha imbaraga. Tugiye imbere y'Imana, reka tubishyire imbere y'Imana. Umwami Imana, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye ko twongereye igihe mu bihe byo kurama byacu. Iki nacyo ni igihe twongeye kubaho, igihe tutari tuzi ko tuzagezamo, ariko urakiduhaye ngo tukibemo. Turakigushimira Uwiteka Nyiringabo. Rero turi hano mu kiganiro dusobanura iby'inzozi. Ntabwo twe twabisobanura nk'uko umuntu kugira ngo yumve asobanukiwe neza, ariko turakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo Umwuka wera asobanurire umuntu wese ubasha kumva, kandi natwe ubusobanuro umuntu yumva, kugira ngo abashe kumva bukoze ku ntobo y'umutima we, cyangwa se yumve bukoze ku marangamutima ye uko yabyumvaga, cyangwa se icyo washaka kuvugana nawe muri izo nzozi ze. Nuko kandi ntibice mu gutwi k'umubyumva ngo binguke mu kundi, bibe ibintu bitamugirira umumaro. Turagushimira rero Uwiteka Nyiringabo kugiye kubana natwe, kandi ukazafasha ari ucyumva none n'uzacyumva iki kiganiro mu bisi, mu myaka iri imbere izaza. Uwiteka Nyiringabo kizamugira umumaro, kiraho kimuhindure, kimukure ku rwego rumwe kimushyire ku rundi mu by'umwuka, kugira ngo twese ujya munsi uzabahamagara tuzumve ijwi ryawe twitabe. Ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Tugarutse rero nyine nk'uko twari tubivuze mu bijyanye n'inzozi, tugiye kuganira ku nzozi. Ntabwo twafashe umwanzuro ko tuvuga ibintu byinshi, kugira ngo abantu batazajya barambirwa kubikurikirana, kuko iyo bibaye byinshi abantu kubitega amatwi birabavuna. Twafashe umwanzuro rero yuko twajya tuvuga ku bintu bikeya rero. Ariko ku batanzi, ndi Ntabanganyimana Andre, niyo mazina yanjye. Rero tuba kuri uru rubuga nirwo twese kujya ducishaho ibiganiro, cyo ducishaho ubutumwa, kugira ngo bufashe abatwumva ku bw'iki gihe dusohoyemo, kuko umuntu akwiye kugendera mu gihe asohoyemo, ariko akirinda ko kimuhindura cyangwa se kimukoresha ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Igihe dusohoyemo rero ni iki twifuje kujya twatambutsaho ubutumwa, bayita Beruro TV, yenda wigeze hari ubwa mbere. Rero uyu munsi tuje kugira ngo tuganire ku bijyanye n'inzozi. Inzozi tugiye kuganiraho ni inzozi kurota ubona
uri kumwe n'abantu bapfuye, turabisobanura mu buryo butandukanye. Kurota uri kubona abantu bapfuye, yaba uwuzi cyangwa utasi, birashoboka ko wabona umwe cyangwa barenze umwe, ariko byose turabishyira mu byiciro, turabisobanura neza. Kubona umuntu wapfuye, yaba uvukana nawe cyangwa mu muryango cyangwa atari mu muryango. Tugiye kuganira ku kindi kurota, cy'abantu nabo bagize icyoroshye, ku basore kwirotera, icyo abantu bita kwiroteraho. Kwiroteraho ni ukuvuga ngo kuba aryamye akiroteraho, babyita kwiroteraho. Ni ukuvuga ngo muri make kuba uryamye ukabona hari uwo muryamanye mu gikorwa cy'abantu bashakanye, nuko ukaza kuba wabirangiza. Nicyo turaza gusobanura, ariko kenshi turagaruka n'inyuma ku bijyanye n'abasore batari bashaka, bakabona ibyo bintu byababayeho mu buriri, ariko batekereza bakibuka ko ndabisobanuraho mu buryo butandukanye. Icyo ni icya kabiri. Cya mbere turaza gusobanura ko urota ubona bapfuye, cya kabiri tusobanure kubona urota uri kwiroteraho. Icya gatatu tugira ngo dusobanure kurota ubona imbwa turazisobanura yenda mu buryo butandukanye. Kubona urota imbwa zikwirukaho, imbwa zikuruma, imbwa kubona bazigushumuriza. Hari cyanteye kuvuga, hari umuvandimwe wavuze ngo yarose abona ngo yarose uko yasobanura ikiroteramu, ngo yagiye kubona abona imbwa, ngo yarose abona abajura bari baje ngo kumutera, ngo ariko agiye kubona ngo abona imbwa zirabatangiriye. Arambaza ngo ubwo bisobanura iki? Nacyo turaza kukibasangiza kugira ngo mucyumve. Ariko tukiri aho, tutari twasobanura ibyo biroto, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko iri ni ijambo rituruta ubukuru, kandi niryo jambo ry'ubugingo, ni umutsima utera imbaraga. Impamvu dushaka gusoma ijambo, wagira ngo hari n'imitekerereze yacu by'ibiroto nitwe tubyadukanye aka kanya, cyangwa se byaba biboneka kwa Yozefu mu isezerano rya kera, ariko ndagira ngo dusome mu isezerano rishya, ari ryo turimo ubu ngubu dusohoyemo. Hari abavuga ngo hari ushobora kwitwaza ngo ibyo by'inzozi byarangiriye mu isezerano rya kera, abari mu isezerano rishya. Iyo tuvuze isezerano rishya, tuba tuvuze ngo abizera umwami Yesu cyangwa abezwa n'amaraso ya Yesu, ibyo by'inzozi ntabwo bigikora kuri bo. Ariko tugiye kureba mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 16, turasoma mirongo itari myinshi, mirongo nk'ibiri yonyine. Ibice 16 mirongo 9 n'uw'icumi niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu, kugira ngo twumve bo icyo babivugaho bisezerano rishya. Ibi ni ibyakozwe n'intumwa, ibice 16 umurongo w'9, turasoma imirongo ibiri yonyine, w'9 n'uw'icumi. Ninjoro Pawulo ararota abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambukuze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Urumva, muri makeya iri ni ijambo ry'Imana. Nagira ngo ntumvishe neza, cyangwa se dusobanukirwe twese ko Imana ishobora guca mu nzozi igira ngo ikuburire, cyangwa igira ngo igutume kugira ngo ujye kuburira abandi ibyago bigiye kubaho, cyangwa kugira ngo ubaburire bihane, ujye kubabwira ubutumwa bwiza bihane kugira ngo batazarimbuka. Ahangaha rero Pawulo yararyamye ararotarota abona abantu b'i Makedoniya bari kumuhamagara, ngo nuko ko yari ari kumwe n'abagenzi be, ngo bamaze kurota izo nzozi bamenya ko Imana atari uwo muntu uri kubahamagara, ahubwo Imana ibahamagarira kugira ngo bajye i Makedoniya kuburirayo, kuvugayo ubutumwa bwiza.
rero izi nzozi ntabwo ari ukuvuga ngo mu nzozi zose nizo kujugunywa, nubwo mu migani avuga ngo mu nzozi z'umuntu habamo ibitajya, mu nzozi z'umuntu mu nzozi nyinshi habamo inzozi z'umuruho, ariko mu nzozi Imana ibasha kugendereramo umuntu. Igituma Imana ishobora kugendera umuntu mu nzozi ni inzira zitandukanye. Ushobora kuba wirirwa wigisha ijambo ry'Imana, ushobora kuba wirirwa mu mirimo buri munsi ariko wananiwe. Imana rero kuko ari umukozi w'umuhanga, rimwe igashobora yagusanga mu nzozi ninjoro uryamye washyizweyo, ikakwereka aho ishaka gutuma cyangwa se ikakubwira ibyo ishaka kukubuza kugira ngo utabigwamo. Sinzi niba wasobanutse, ariko ndamye neza ko usobanukiwe. Ni ukugira ngo utagwa mu bintu